kabano narakubwiye ngiye bamaze kunkabira inka ebyiri. Abantu babiri zamuka neba. Abantu babiri bamaze kungabira inka kuko bambwiye ati Godfather abadamu bacu batwite baragutwitiye. Egoko. Nukuri. Bagatwita. Umugabo yataha akavuga ati niba utaza ikiganiro cya Godfather gishashya ntunyigirire mu rugo. Ego Rwanda. Ndakunditse ngirijwe rikunditse. Urumva akabyabuze. Ntabwo nkabya. Hano telefone yo mu buzima busanzwe ngiyi nta muntu muri mwese ugira nimero cyangwa umenya ibibera kuri telefone yanjye mu buzima busanzwe ngiyi. Dore ngiyi telefone yo kubaneka. Urukumva? Iyi ngiyi niyo gukora iperereza. Hanyuma iyi ngiyi mfite hano ndi kubavugishirizaho niyo kuza kubahostingaho. Hello? Niyo mpamvu ya telefone yo kubaneka ariyo iyi. Urayibona? Iyi ngiyi niyo irimo ya nimero yose mwese muzi ikigo cyo muri Kongo. Niyo mujye mumpamagara ndi hostinga nkanabitaba. Telefone yanjye n'umuryango wanjye ngiyi 17 Pro Max bivuze ngo mpereza umuryango agaciro kubarusha mwese. Mwebwe abantu mwebwe duhurira kuri social media mwe muri Samsung ariko nafite agaciro muri Samsung nabaguri Android naze kwashyira muri iPhone mwo kapfamwe. Wabibonye? So amwebwe social media muri Android ya nimero y'inkongomani y'igicupuri. Urukunyva hanyuma nkaba hostingisha ariko mbaba hostingisha iPhone. So ndabakunda ariko batinya kubi. Nta munsi numwe Godfather nzafata ibintu byo muri Android cyangwa izo ngo muri Android ngo mbuzane muri iPhone 17 Pro Max bro ntibishoboka. Ubuzima bwanjye buba hano bwite. Hanyuma zanya munsi n'abantu twirira duhurira hangaha mutankunda mu mbeshya muba muri Android. Mwabibonye kandi buke ko Android nta mabangigira. Simubizi? Android nta mabangigira. Kana password muri iyi telefone ntayo. So gufata ubuzima muri iCloud muri telefone yanjye iPhone 17 ku bihumbi 200 byanjye by'idolari nkaza gushyira nk'ubuzima bwa telefone yo na amakuru mumpa ajya muri Android. Turi kumwe? Ibintu byanyu rero reka no kuzegeranya. No sense. Ikwegerana. Ubuzima bwa social media ubuzima bwite ngubu dore niyo nashyizeho na cover yirabura. Tubonye intoki zawe mvajya. Ntabwo nzihisha ndi imfura. Ariko umuntu ni imfura y'u Rwanda. Urumva? Siko tubonye ibice bigize umubiri wawe. Murambonye murishimye. Wakigoryi wawe kuvuga ngo ni 1050 ngiyewe ngira za terabyte muri telefone yanjye wanjije we. Kumva? So ubuzima bwanyu mwese muba mwahangaha social media muri Android nubwo nayihenze. Hanyuma abandi muba hano ubuzima bwanjye nta famille. Sibyo? Uzemere kuri inshuti ya Godfather umunsi uzabona naguhamagaje nimero yihi. Turi kumwe? Niba ntarakuzana mu buzima bwanjye bwa famille reba ahantu uri muri Android. Ubwo twese turi ibicupuri. Warebye dore mwese ndabakunja nkakagira gato. Dore aho rero mwese ndabakunja dore muri kariya kari agace. Dore abibonye twamenye urwego turimo mu nkandeho turi kujyana. So rero mujye mureka ibyo bintu ndabakunda ariko ndabatinya muri mwese mpora niteguye intambara kuko aha urukundo intambara ndwana rero nishaka gufata ubuzima bwanjye kavana muri Android kajya kushyira muri iPhone. Jackie waramutse? Waramutse. Amakuru yawe? Imana ndashima Imana kabisa. Urakomeye? Ibintu biraza buke. Umbona gute Godfather? Mbwira ata gute Godfather? Umbona ute muri iyi minsi urukumva? Shanjye nkubona nk'umuntu biragoye kukumenya kabisa. Graphic ndakubujije. Vana ikintu gifatika. Gute bigoye kumenya Jackie? Urimo abantu benshi nyine uri umuntu utagira uruhande ubogamiraho nyine uri umuntu wa danger tu. Genda bikunda. Hari amakuru yangezeho. Kimeseke. Umva Jackie. Uti ubona ngo meze gute? Ndakunda. Ubona meze nte?
nyine ntabwo uri indyarya tu. ntabwo ndi indyarya. Hari umuntu wanyohereje ibintu yambwiye ibintu nikangamo, urimo kumva, ndagenda ndiherera ndarira. Uti Ari ubu dufata sinjya ngira ibanga, umva ibyo yambwiye Jackie. cyo bapadiri agira nyandikire n'ukuri amakuru nkubitiye uzaho ntabwo bagwaye kuri umva rero amakuru yashakaga kuguha Jackie yararwariye mu rugo nyine ku mushuti duturanye umukobwa inshuti yiwe nyine mu gipangu, noneho yaravuze ngo dore yakize, ntabwo wigeze umukorera live yo kumutabariza ko arwaye, ngo nagaruka imihanda azagwa akanyuma. Tubyumvishije cyangwa mvuga nihuta ntabwo tubyumvishije usubiremo. Jackie yaravuze ngo ntabwo ugeze umukorera live yo kumutabariza, ntago urukumva umutabarize ko arwaye nyine wamufashe ntacyo uramukoreye, ngo nagaruka imihanda azagwa akanyuma nk'uko yarimo abibwira umushitsi wiwe. Ene makuru yose ubwo rero kandi nabonye yanakize kuko we yaratashye nagakira mu gipangu cy'iwacu, ashobora kuba yarakize yaragiye. Ubwo rero we witeguye. ntego uwo muntu wakubwiye ibyo bintu umwirinde baka. uwo muntu usaba muzajye tukumva. Nahise mva imyuna. Ariko abantu ni abagome. Abantu ni abagome n'abatindi, nawe nyumvira. Nahise mva imyuna bro. Kandi Godfather ushobora gusanga ari umuntu muzima tuzi hano ku mihanda. Si Kristo. Nensaka nkubaza niyo yaba yarabyumvise afite iyihe nyungu yo kuguteranya? Nibyo bigaramo n'ijyana. Mwaramutse banyarwandakazi. Muje muri gift gallery ya Godfather. Ariko mana ubu ukire indwara none urwana nanone no gukira n'abantu. Nawe ndebera we nyumvira. Muntu utarinjira muri gift gallery. Okay, JJ. Oui, Godfather. Ikiyo ndebera Abagore nibo bateye. Abagore nibo bacumbikira satani yo gora atashatse we. Parame. JJ ndebye imiterere yawe nkareba ukuntu umugore mwiza. Nakubwira ko ndi ikiremba ndiherera nkarira nkavuga ati Mana kutangiza umugabo nk'abandi na utera gapapu nkapambura umugabo wawe madam. Uri mwiza. Nchwe. Erika. Godfather we. So mwaramutse. Anga iyi nama nta kandi kamaro kayo turahanga kuko ndi kwabwira ngo mukore muri gift gallery yanjye. None tuye dutangira guturagurika nyuma y'iki cyumweru tugiye gutangira kwinjiramo ndi amforume bura munye okay ndabizi ko mutankunda ariko muke mubimbeshya uyinyereke mu mbeshye bazi mwinjire muri gift gallery muvane mu kiwasha kuvanamo ngiye buramba na passe mba nagiye Godfather ntabwo ngiye Godfather njya numva amabwire sinjya nkurikira nta bintu by'amatiko kumva kuko Godfather bro I know social media the way wafashe ibintu bya social media ukagishyira mu mutima ukongeraho ikindi uragenda ugaturi kugasara nuko nyumva Godfather uraraka kundi iyo umaze igihe kirekire urwaye constipation uragenda kwa muganga abakecuru mu cyaro barakwinaga bakagushyira akantu kameze nk'agapompe mu kibuno urakumva bagasunikamo umva warahuruturaga byose bikavamo nanjye nuko iyo bukeye mu gitondo ibyo nararanye uyu nguyu yarabimpaye mbura Jackie ntabwo ngiye Godfather ngiyewe ndi umuntu bana n'abantu kuko mbiguraho oya Godfather ngiye muntu wa mbere ushoboye kandi ushobotse Godfather ntabwo kuri iyi si y'Imana naravuze umunsi nzabana ntashobora kwirwanaho no kwirwanirira Imana izafata uyu mwuki ishaka undi muntu iwuhereza imufatiye impano mfite y'umudomi iwuhereza undi muntu agiye kwikorera turi kumwe ukumva so niba wowe kangugarutse nkagugaruka nkiyo numvishe audio nk'iyi ngiyi ndagenda Godfather nkiherera ngaseka narangiza nkarira amarira y'ubukunguzi
Ego ko wankunguza. niyo mpamvu nakubwiye ejo bundi navuga ati ntabwo njye mbiryarya wallahi Jack niba ukeneye inshuti uzakeze umuntu nka Godfather nkubwiza ukuri my friend kakubwiza ukuri tukicara uwo niwe umuntu utora akavuga umuntu uceceka uzi kakubwiza ukuri uza hano ukazana n'amarangamutima ugakora ibigize ibyaha bwa baraguhanyuko ukanga kunyumva ukandakarira ukeneye iki uyu muntu uvugira aho niwe bashaka niwe nsabwa muri life jewe uyu muntu arambwira ati Godfather witonde simbigukiniye singibi abaze reka singibi ntabwo ati ibaza ariko mari sigoye nakanyago yewe ariko kwataka Godfather kwamamare burya ni ibibazo pe ndebera wadari ariko ibaze none aho bambonye hose warabivuze urabivuze ntabyo navuze ni izina ry'Imana uyu muntu uhamagara ze hano camuhamagare umva aza binshinja azane n'ibimenyetso nyandikiremo amakuru nkubitiye uzaho ntabwo bagwaye kuri umva rero amakuru agakakubwira Ariko iryo jwi nimwaryumva Jackie yarwariye mu rugo nyine ku mushuti duturanye umukobwa inshuti yiwe nyine mu gipangu noneho yaravuze ngo dore yakize ntabwo wigeze umukorera live yo kumutabariza ko arwaye ngo Oh man, they never give up alive. So gravis. Never yasaza man. sebutibiri bwa shamba neva tumenya amateka unyavamo mama yake Yavemo pe. turashize Ibi nibyo dusabwa. Magara kimwe turi gusaba. turashize ibintu bikeneye oyas Obe. Jesus God have mercy uyu ni neva wanyawe katika jina la Yesu omondie thank you big man thank you ibi nibyo mbabwira ko Godfather one and only one ari nje munyarwanda umwe rukumbi nshobora kuza hano mu minota 30 ya mbere gift gallery ya Godfather bakayigerekamo bakayirukankana bakayigeza muri kimwe cya kabiri mutera ikirenge mu cyaneva ndakufite igikundiro Godfather ntabwo nkabya ngiye ndakubwiza ukuri reka zure bigarira bagiye kuyirukankana mpaka thank you my brother thank you never reba revo 33 mwabushita mwe narababwiye nimuzamura amarevo umugabo arakora ntavuga reka nzuye undi mugabo araza gutunarika hano dore manuka kwitwa n'inkuba dore za nyamonse mu manuke murakapfa gusa cyaje bibyagira hano wabonye never araza ntabwo nyura abagiye mu kazi agiye gukorera amafaranga kaza gakora ibitangaza agakomeza Ego Rwanda. nababwiye iki iki mutabona ntabwo ni ikina kuki bamwita never give up mu Abanyarwanda munashangara imbere y'abantu magana ane mufollowing top gift mufollowing kabano jya muri gift gallery uburetse gato ni ukuvuga ngo tumaze isaha imwe baduhinduriye gift gallery uyu niwe Godfather bro reba muri gift gallery ya Godfather regarde ici never reba yego ko never aba komvugishijwe reba hano murebe Jane we bavuze kabisa. no reka mbabwire ikintu kimwe umunyarwanda abanyarwanda nabahanga bro nta munyarwanda wagukurikira umwaka umwe n'umwaka wa kabiri udashobotse niyo waba ushoboye bingana gute umunyarwanda baraceceka bavuga make urimo kunyumva bakagukurikira basanga udashobotse ntago abanyarwanda bashungera bro bagukurikira kabiri basanga udashobotse bakakuruka uri wo munyarwanda turi kujyana that's the reality uko niko kuri turatumasta mama yake na muzana mama banyarwanda kazi mu kumutera ikirenge mu cyaneva